wenda nuko hari abantu batararana nawe njye nagize umugisha wo kurarana nawe. Nanjye nagize amahirwe yo kurarana nawe. Dukina umupira mu buriri. Ariko ndi kubona bwije. Tugiye kuryama. Bitewe mu buzima busanzwe hari inkuru nyinshi z'urukundo ariko siko zose ziba zifite imbaraga zidasanzwe nk'iyi. Si couple yahuye gusa kubera irari cyangwa ibyishimo by'ako kanya gato, ahubwo ni couple yahuye kugira ngo ihindure amateka. Urukundo rwabo rwatangiye mu rusengero kugeza mu ishuri ryo ku cyumweru cyangwa se école de dimanche. Ndetse urukundo rwabo rwaciye mu byishimo ndetse no mu marira, rukarenga amagambo y'abashidikanyaga, rukarenga imyaka 9 yose rugeragezwa. Bavugwaga nk'abana ariko iby'isi yabonaga nk'ubuto Imana yabibonye nk'ubukuri. Ese witeguye kumenya inkuru y'urukundo ya Denis ndetse na Olivier? Couple yatsinze karande ikandikisha amateka kandi ikerekana ko urukundo nyarwo rutandukanwa n'imyaka kandi Imana yifatanyirije ntawashobora kugitandukanya. None waba ujya wibaza ko Denis yahuye na Olivier niki cyabahinduye abantu batanga inama ku bakuru n'abato, kandi nyamara ubwo abari imyaka yabo ari mike cyane? Nirebanga se bakoresheje aho rubanda rwabateze iminsi ariko aka kanya tuvugana bakaba barambanye kuva kuri karande y'umuryango aho gukora divorce ari ikintu kibahuza kongera mu muryango w'iwabo. Yakoze iki kidasanzwe kugira iyi couple mu muryango wabo ari birambanye? Ubundi couple ya Olivier ndetse na Denis ni couple ifite amateka menshi kandi atandukanye. Inkuru y'urukundo rwa Olivier ndetse na Denis, couple nziza cyane ariko kandi baracyari bato, kimwe mu bitungura abantu benshi cyane. Mbere yo bamenyaniye mu rusengero aba bombi, dore ko bahuriraga muri école de dimanche cyangwa se ishuri ryo ku cyumweru, ndetse aba bombi babanaga muri korali y'abana. Kera kabaye bageze muri korali y'urubyiruko. Aha kandi ni na Olivier yaje gufatira umwanzuro maze abwira Denis ko umutima utagitera kwera kumuri iruhande. Birumvikana ni Olivier yarabwiye Denis kamukunda. Icyo gihe nubwo yabwiraga Denis kamukunda, ntabwo Denis yahise kamwimwemerera ibintu byatunguye Olivier cyane. Aha ariko ntiyarakwiye no gutungurwa kuko nubundi bisa n'ari ryo tegeko bahaye buri mukobwa wese, cyane ko Olivier we yibaza gukura mu wakaniye kubera ko Olivier yari afite byose bibasha gukura abakobwa. Mbega mu magambo yatuje kandi yujuje umeza, Denis yasubije Olivier amubwira ko azakundana nyuma y'imyaka 2. Ibintu byabaje Olivier nyuma yo kumva ko Denis azajya mu rukundo nyuma y'imyaka 2. Gusa Olivier yasezeranyije Denis ko azamutegereza kugeza imyaka 2 yose ishize. Nanone kandi gusa Olivier avuga ko yanishimye nubwo atahise kamwemerera urukundo y'amavugo. Nanone kandi ntitwavuga Olivier ubundi maze ngo twirengagize ubuzima bwa Denis. Uyu Denis ubona ukunda gutebya cyane, bikaba karusho yari kumwe n'umukunzi Olivier n'umwana wakure mu muryango ukijijwe. Amazina yiswe n'ababyeyi bamwibarutse ari niyo gushimwa Denis. Nawe nk'abandi bana akaba yarakure mu muryango w'abana 5, mu bo bavukana akaba ari umwana wa 2 mu muryango w'iwabo, bitandukanye cyane na Olivier aho mu muryango wabo ari umwana wa nyuma.